bivugwa yuko umukira nyiri gorira ngo yaba yaratanze konte y'amadolari iriho ibihumbi 200. byaba byizewe da. Reka twizere yuko itariki 25 z'uku kwezi fata ku mavuta bizamubera byiza, ariko tureke amategeko akore akazi kayo. Kubera iki kudakorera imibonano mpuzabitsina umugore wawe barabigufungira my brother, nabyo biri mu byaha bita guhoza ku nkeke. Warubizi nabyo nuguhoza ku nkeke. Niba dufite abagabo basigaye bafungirwa ibiryo ni ikibazo. Gukubita umugore ngo nuko yashiririje, kereka abaye yashirije ari kuri video call yavuganaga ni habararyi. Bishop Harerimana n'umugore we bari barekuwe nyuma yuko bari bemerewe gutanga ingwate, bari bemeye ubwo ngubwo gutanga ingwate y'inzu ihagaze agaciro ka $60,000,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Bishop Harerimana n'umugore we Mukansenge Yumva bakurikiranyweho ibyaha bitatu. Bimwe mu bimenyetso cyangwa bimwe mu byashinzwaga Bishop Harerimana harimo amafoto y'urukozasoni, ari nayo mpamvu iburana ryabereye mu muhezo. Ambwati ngewe ndashaka kumumuti, namubwira rero kugira ngo umuti ndashaka amazina y'uwo muntu. Arambwati ni Sabe, ndamubwira nti ifoto yiwe, arabimpa. Maze kubimpa mu muti ndamubwira nti umuti uzagende ushire ku gipangu cy'uwo mugore bajya gusambana. Inkuru zacicikanye, mbona Sabe yafashwe ngo yanavunitse. Uyu mugore wubwe niba koko yarabikoze yararoze Sabe akavunika, uyu mugore yabiryozwa. Miki reka nguteguze rero ni wari uri muri gahunda zo kuguta ureba ubera ikigoryi wakana we wahubutse cyane wihuse imyaka engahe ngo wireza ngo wirera wamaze. Natwe twarireza ariko nago tuzi kwihenura nka warwana we kumanina. Hari gihe kigero ukabimwibutsa man umuntu yagereka gutaranga kuriye akagenda akajya kuvuga buryo ki akajya kurata ngo bamwise umugore. Man uri umugore nongere mbivuga uri umugore. Si wabyaye se kwita umuntu umugore ni gito. Si wabyaye none se kucyo bikomeza kuki ari kubibabariramo imitima yo yasadutse ngo yanze abana be. Ngoki ngo yanze abana niba yarabanze se kuki bakomeje kugumana. Umuntu igakora ibishoboka byose kugira ngo aguhereze isura mu bantu muri societe. Yego wamara kubyivuga tutangira kwigaragaza nk'ikintu kiri gutya Petit nakubwiye ngo twe dutatugira gutya. Banza wumve. Ndakumva. Udukobwa tw'iki gihe bwibagirwa vuba, ubukobwa bw'iki gihe bwibagirwa vuba. Urumva umuntu igakora ibishoboka byose kugira ngo aguhereze isura mu bantu muri societe. Yego wamara kubyivuga tutangira kwigaragaza nk'ikintu kiri gutya Petit nakubwiye ngo twe dutatugira gutya. Abakobwa benshi bari kurishina inyo nk'uruyutse. Urantegera? Nze gutegera. Bivuze ngo rero Miki kuri Jackie ameze nkaho ntacyo ari kurishisha. Aya magambo Jackie yavuze na magambo agize icyaha totaroma kubera yuko nugutukana mu ruhame. Ku mafaranga 500 gusa wabona Sana Energy Drink cyangwa se Sana Ginger. Ibi si byo kunywa gusa, ahubwo ni ingabo zidusubiza imbaraga mu buzima. Soma kuri Sana Ginger ndetse na Sana Energy Drink kuko bigura amafaranga make cyane kandi urabisanga hose mu gihugu. Cleanwell Rwanda kandi irabashishikariza kugura kenshi Sana Ginger ndetse na Sana Energy Drink kuko kubiguze birakwinjiza muri tombo riguha amahirwe yo gutsindira ibihembo byinshi bigiye bitandukanye, aho igihembo nyamukuru ari moto. Wifuza kurangura Sana Energy Drink ndetse na Sana Ginger, hamagara nimero ubona kuri ekara yawe. Inabasuhuje niyemwe mbaye nikaze nimwe tubana umunsi kuwundi, nimwe mukunda makanakurikira amakuru n'ibiganiro byacu 5 kuri 5 ni 3D TV Rwanda. Yewe nitwa Romeo Janvier, ni kumwe na original Faxman original kamarade umukiripa zone. Kigali kiripa zone kunda sanabi. Uzi kwamamaza saro igomba kwita ku bwiza bw'umuntu ariko usa nabi. Nanjye byo gucyuriraga gusa ntago bibujije kariyo saro ya mbere mu mujyi wa Kigali. Narabibabwiye baranabizi deja. Kigali kiripa zone bafite abakiriya benshi, ubu ni rendezvous gusa.
ubu hari nawe tuzogusha ku cyumweru. Yego. Umeze fresh? Ndashima Imana kabisa, nta kibazo. Imana iracyandinze na Sana energy drink kabisa. Nabwiye yuko kino kinyobwa nicyo kinyobwa cyiza ushobora kunywa ufite hangover. Nawe se arayifite. Na Yesu Nawe arayifite. arayifite. Se wamuhaye Yesu nayirimo. Yashize. Bazimaranye. Ariko usomeho wongera umpereze. Sana energy drink nicyo kinyobwa kabisa gishobora kuvubura ibitekerezo byawe. Abantu mugira umunaniro, abantu mugira amahangova akanga kurangira, iyo unyweye Sana energy drink ubu unyweye ikinyobwa cyujuje ubuzira nenge cyane kabisa. None wakivanga na service gin bikaba ari uburyohe my brother. Amanuza akaba yabyaye amanuza. Amavuta n'amata byose bikaba byabyaranye. Byabyaranye. Byabaye babyara. Oya, nshobora kuba nishe Kinyarwanda. Katabikosore. Amata kabyara amavuta. Amavuta cyangwa amavuta akabyara amata. Oya, amavuta akajya byara amata. Amata niyo byara amavuta. Kubera ko amavuta ava mu mata. Mbere yuko bayavurisha. Yego. Mbene muri ubwo buryo. Abandi bana turi kuwa kane. Ukeneye kurangura kabisa ikinyobwa cya Sana energy drink, abantu muri quartier mutanywa Sana energy drink, nujya kwa Murokoro ukayibura bahereza iyo nimero barangure. 0782 ubundi wumve uburyohe ntagereranywa bw'ikinyobwa cya Sana energy drink. Remo nkubwira ngo dore turi kuwa kane. Abandi bana birongoraniye. Ndaho ndasamye ngo nifitiye ifi zirobera igihe cyange nikigera. Aha nibyo bavuga ari ukuri byo ndi mu mazabira. Nge nawe ujya kujya mu mazabira rero. Nibyo bavuga. Ngire kure. Faxima. Kutagira. Ko ntarongora. Ushaka kundongoza ku ngufu habaye witonze urirukanswa n'iki. Ugiye kumwe ngo nabarongoye byarabashavutse. Ubwo ariko ugiye kwivugishwa bakubwira yuko mu manza nyinshi, mu manza mburanisha byaha nyinshi zabaye muri uyu mwaka n'iza ka divorce zirimo. Zimwe mu za gatanya zirimo imbere cyane. Zimwe mu za gatanya zirimo imbere cyane. Ziri mu zo hejuru cyane. Kuri izo manza. Reka dutangire ikiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi nibwo witwa Sengabo Siko. Waruzi ko yaburanye? Fata waruzi ko yaburanye? Sengabo? Yego Siko. Ariko abantu bazi guhisha ibintu. Cyakoze afatari yakoze diro. Nukuvuga ngo naramuka ubujurire bwe bwumvishwe n'urukiko. Yego. Azabaho adafite ifoto yambaye iroza. Ni systeme nziza ariko bikanavugwa yuko ari ubusabe fata ku mafuta we yisabiye. Yaravuze ati rero ndimo ndaburanira mu ruhame itangaza makuru rikaza. Yego. Bagakabya. Yaba ibyo navuze mu rukiko ndetse n'ibyavugiwe mu rukiko bakabikabiriza. Niyo mpamvu rero nasanze umunyamategeko wanjye ari tayari, ariko abanyamakuru bagenzi twakoranye ntabwo bari tayari kuko barashyushya inkuru. Nta kuntu ubujurire nabushyizemo barabwemera tariki 18 tariki 21 arabuburanye. Niwe muntu byoroshye, niwe muntu bisabye igihe gito cyane ubujurire bwe bakabwumva. Abandi ubundi urabizi ko nafunzwe ngo ndabizi mfite experience. Iyo wageze itauni mageragere urandika usaba ubujurire ushobora kubwandika tariki 18 z'ukwezi kwa 11 bakaguha itariki uzaburaniraho 18 z'ukwa 12. Urumva rero ko fata umufata we urubanza rwe umunyamategeko wari kugerageza gukurikirana. Ruzanasomwa ku itariki 25 cyane. Noneho rero dore ikintu kinaryoshye rero. Nari nabikubwiye ubushize nkubwira yuko witwa Sengabo Jean Bosco amakosa yakoze mu kuburana detention cyangwa ifunguro ry'agateganyo ntago azongera kuyakora kubera iki. Yari yahubutse
ndetse yari yanafashe umwanya munini yiregura ku birego aregwa bihabanye cyane n'ibyo uyu munsi yakoze. Bakubwira yuko Fata ku mavuta yaburanye igihe gito, yafashe igihe gito cyane cyo kugira icyo avuga, ahubwo ikindi gice kinini agihereza umunyamategeko we witwa Fata Ikaramu. Urumva ni Fata Square. Fata Square Fata Ikaramu. Fata ku mavuta we n'umwungana amategeko witwa Fata Ikaramu. Kariko tubyita. Yego. Yafashe umwanya munini asobanurira impamvu uwo yungana amategeko agomba gukurikiranwa ari hanze. Ubwo ni za zindi n'ubundi. Ubwo ni za zindi afite umwana, afite umugore, umuryango we niwe utunze 100%, sibyo? Ariko noneho akajyamo na yangwate yande, yangwate bivuga yuko ari ingwate uwitwa Jado Kabanda yashizemo, ndetse n'umukire nyiri gorira bemeye kuba ingwate zande zafata ku mavuta. Urumva bishobora kumworohereza. Iyo ari abantu bitabishingiza. Iyo ari abantu babitabishingiza. Ariko n'ubundi ubwishingizi batanga ntago ari bo, ni ibyo bafite. Bivuze ngo Jado Kabanda wasanga yaratanze nka radio. Oya abari bo, iyo ari umwishingizi abari wowe, ariko ufite adresse n'ubuzima. Yego. Adresse n'ubuzima. Hamwe n'ubuzima. Ubuzima ni iki? Kuba ufite ubuzima, kuba ufite akantu. Mubu nkawe nta muntu numwe abera umwishingizi. Kubera uba hehe? Njewe. Hakose wa mugani. Hi? Amara uba. Akoma urankomerekeje. Bro, usigaye dukora ikiganiro ukankomeretsa mu gihe kandi nka kwihorera. Byaragarutse. Bimwe byakira byaragarutse. Ubuzima ndabufite meze neza. Nyine ni kuvuga ngo kumana gukomeretsa gakera ubu byaragarutse. Usigaye untinya nago. Nago kibikora cyane. Ariko byanga byakunda nago uwitwa Jado Kabanda ashobora gutanga ingwate ku itiki. Ahubwo buriya yatanze nka radio cyangwa na televiziyo. Aba yari ingwate n'ibyo kabisa. Bivugwa yuko umukira nyiri gorira ngo yaba yaratanze konte y'amadolari iriho 200,000. Ayo nama makuru mvana imihanda. Byaba byizewe da. Reka twizere yuko itariki 25 z'uku kwezi Fata ku mavuta bizamubera byiza. Ariko tureke amategeko akore akazi kayo. Kubera iki? Twebwe nago turi abahanga mu by'amategeko. Ndabeshya? Nago beshya. Amategeko ne yagenga ibihano umuntu ari buhabwe. Kandi amategeko nago ari nk'urusimbi. Kwa kwini bavuga ngo Fata ku mavuta 50% zataha, 50% zagimageragere oya azagumayo nako. Reka twizere yuko ubushake bw'Imana aribwo buzaba. Yego. Haraka nari inkuru ngize gutya nisomeye. Yego. Igira iti urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwakatiye igihano cy'igifungo cy'amezi 6 n'ihazabu y'ibihumbi 100 umugabo wo mu karere ka Nyarugenge wakubise umugore we ikimamiyo mu mutwe akamukomeretsa abapfa ko yashiririje ibiryo. Ariko noneho ibyaha biriho noneho turabigenza gute? Mana yisenejuru we. Kandi noneho uko amategeko akomeza gukara n'ibyaha biri kwiyongera kandi byagakwiye kugabanuka. Abanyarwandakazi tugabanya ibyaha, twirinde ibyaha. Nanashimira Imana yuko yatwoherereje RIB isigaye izi kugenza buri cyaha cyose kandi kabanza kutugira n'inama. Ubu ngubu mfite uburenganzira bwo guhita mvuga yuko wambwiye nabi turi kumwe. Ndeba nabi gusa leta mgenda kuri mbabwire ni njewe Romeo Janvier yambwiye nabi. Yandebye nabi. Ashobora kutagufunga kubyanga byakunda wagezeyo. Yego. Ariko ikintu kibabaje nuko uko amategeko akomeza gukara ni nako ibyaha byiyongera. Sinakubwiye yuko nafunga mwe n'umugabo azira kutarongora umugore we. Arabimbwa ariko njye nabonye ari gihuha. Njye nago nabyemeye. Barabimbwa ko sinabyemeye. Ngo umugore wawe mubanye mu buryo bwemewe n'amategeko ukamara iminsi 30 namwimye udakora n'inani afite uburenganzira bwo kujya kuri RIB bakakurega bakagufunga. Kutenda umugore wawe gusa, kudakorera imibonano mpuzabitsina umugore wawe
barabigufungira my brother. Nabyo biri mu byaha bita guhoza ku nkeke, warubizi. Nabyo nuguhoza ku nkeke. Okay. Ntabwo nyina rimbiye. Wibaza umugabo noneho rero wakatiwe amezi 6 ni hazabu y'ibihumbi 100 kubera gukubita umugore we ngo nuko yashiririje ibiryo. Katwibaze ko yashiririje inyama. Urumva rero ko hari indirimbo zagiye zibaho zabize ukuri. Hari indirimbo cya barimbaga ikigabo cy'igisambo cyabariraga inyama ku mugozi. Babyibuka? Yego we. Wibaza uwo mugabo wakubise umugore we ko yashiririze. Inyama ashobora kuba zibara. Uko byagenda kose. Ariko se bigera kuri level ingana gute ku buryo umugore ashiririza ukamukubita umwuko? Umuntu abadashobotse uwo mugabo. Nge nawe nyamvuga ku mugabo kubita umugore. Nigeze kugera igihe. Isoni nyikubwira. Tugende. Nigeze kubaho mu gihe niri amakosa mu rugo nari mfite yabaye menshi. Asumba uburebure bw'inzu nari ndimo. Noneho nkabona impamvu zituma mvuga nabi zikaba nyinshi kurusha impamvu zituma mvuga neza. Yego. Niga system ndayifata ni nako abantu benshi abagabo benshi bakwiriye kubaho mu ngo zabo. Fata umwanya wo kuzajya nimbona ikosa ribaye mpita nsohoka mu nzu nkagenda nkagaruka byarangiye. Cyane cyane bikunze kuba ku bagabo birirwa mu rugo nakwita bimbura mukoro, kubera yuko abagabo birirwa mu rugo cyangwa badafite akazi bakontorora buri kantu kose. Aho batakoropse yego, aho batanduriye abasahane wasiga posho, uri kumva neza, aho umugore yabyutse ntasase wasiga posho. Ibyo bintu byose umugabo udafite akazi arabikontorora. Ariko uzarebe umugabo byuka agenda. Warubizi ko mu ngo nyinshi bakoropa ruko abagabo bagiye gutaha araje giti mujisha araje mukuri ibintu byose mu nzira. Uramutse utunguye ingo nyinshi zirirwa ziri desordre, ariko ya masaha bavuga ngo papa araje babishira ku murongo. Ariyo mpamvu rero abagabo benshi bakunze kugira ibyo bapfa cyane cyane mu rugo n'abagore babo. N'abagabo bimbura mukoro badafite akazi. Wa mugabo urebuzwa buri kantu kose. Ubu dufite abagabo yego bafite strategy yuko bajya kureba muri stock akajya acunga akanabara. Naguze magi agakarito hakoreshejwe izi nizi, bafite iyo mibare. Cyo gihe rero ubu ugiye kwinjira mu buzima bwite bw'urugo, kandi buri ubuzima bwite bw'urugo ntago ari ubw'umugabo. Ubuzima bwite bw'urugo n'urw'umugore. Nagubesha. Ndimo ndabesha. Uye nagubesha. Sinjya mbesha. Ninabesha nta kibazo baba mu nyomozi. Ariko rero niba dufite abagabo basigaye bafungirwa ibiryo ni ikibazo. Gukubita umugore ngo nuko yashiririje. Kereka aba yashirije ari kuri video call yavuganaga ni habararyi. Kuko ntago nibaza umugabo muzima uri normal ufite ibitekerezo ushobora gufata kamame yakagakubita umugore we. Byanga byakunze urwo rugo rwari rurimo amakimbirane. Urantegera? Nze ngutegera nyo. Iyo mu rugo habaye amakimbirane nakubwiye yuko ari inzira ebyiri zishobora kubafasha. Ni inzira y'imibonano mpuzabitsina. Ngwiki? Iyo nzira yoroshya urugo cyane kurusha ibindi byose. Ariko nanone inzira ya kabiri ni inzira y'amasengesho. Yo niyo ya mbere ahubwo. Oya byorere amasengesho azanyuma. Inani niyo ya mbere. Niba ubona umugabo wawe yazuye umugara cyangwa yababaye, mukure gato y'umujyane mu cyumba ukingeho ucane radio, hanyuma ukore nani niza
urebe arava muri marayika arava muri umwana mwiza. Ingo nyinshi rero ziri kugera ku rwego umugabo n'umugore bashwana, umugabo akajyanwa imageragere kubera iki? Byapfiriye mu cyumba, byapfiriye mu buriri. Tera akabariro neza cyangwa gatange neza bigende neza. Yego, tuva mu bubariro bwawe. Mu bubare bwande? Mu bubariro bwawe. Mu bubariro. Ugeze mu buntu by'ububariro ngewe mbitano. Yego. Ndacyari umwana. Yego. Kandi mama yarambwiye ngo sinzakubagane. Oya uzakora ibishitani. Tunakangurira abantu bose ntibakubagane. Ntibakora ibishitani. Cyane n'ibyo bintu by'utubariro tuba turi kuvuga ni kwa kunda abantu bubaka ingo. Kera baba imiyenzi n'urubariro. Imiyenzi n'urubariro. Gakanyaga. Urwo rubariro rukomeze kabisa. Kandi koko igikomeza urugo. Yego. Urubariro rukomeye. Udakomeye abajura baca mu byanzu. Reka nkuhereze témoignage cyangwa nguhereze inama. Wa mugabo we cyangwa wa mukobwa we cyangwa wa mugore we, niba ubizi ko urugo rwawe rwakunaniye, kanyaga urubariro neza urebe ibintu biba. Niyo mwaba nta mafaranga mufite urubariro rumeze neza rukanyaze. Bishop wawe Harerimana Jean Bosco uyu munsi yasomewe. Wamenya amakuru se ko yarekuye by'agateganyo n'ubundi? None se ntago ari bishop wanjye ko ngiye ntago ndi umuzerafati, ahubwo buriya abazerafati nibo babizi cyane. Uri mu women. Nibagiwe disha. Bishop Harerimana Jean Bosco azakomeza gukurikiranwa ari hanze. Kuri uyu wa 21 Ugushyingo 2024 urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwanzuye ko umushumba wa Zerafati Holy Church Bishop Harerimana Bosco akomeza kuburana ari hanze. Urukiko rwasobanuye ko ubujurire bwatanzwe n'ubushinjacyaha nta shingiro bufite, bityo azakomeza gukurikiranwa ari hanze. Ku wa 31 Ukwakira 2024 nibwo urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ko Harerimana n'umugore we Mukansenge Yumva Jani barekurwa by'agateganyo, ariko ubushinjacyaha bujuririra iki cyemezo. Ni muri ya minsi 5 ubwo ngubwo. Yego. Bishop Harerimana n'umugore we bari barekuwe nyuma yuko bari bemerewe gutanga ingwate, bari bemeye ubwo ngubwo gutanga ingwate y'inzu ihagaze agaciro ka miliyoni 60 y'amafaranga y'u Rwanda. Bishop Harerimana n'umugore we Mukansenge Yumva bakurikiranyweho ibyaha bitatu birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, gukangisha, gusebanya no gukwirakwiza amafoto y'imikoreshereze y'ibitsina. Nanubwo amashuri ukoza soni y'ibitsina, n'amashuri y'ukuntu ibitsina bikoreshwa. Ese ibitsina bikoreshwa. Uyu Bishop Harerimana turi ku rukiko, umunyamategeko we yatubwiye yuko afite icyizere, ubwo ncyajye barabameje kuburana, afite icyizere yuko azataha kubera yuko bimwe mu bimenyetso cyangwa bimwe mu byashinzwaga Bishop Harerimana harimo amafoto y'urukozasoni, ari nayo mpamvu iburana ryabereye mu muhezo. Buriya mu rubanza ureze umuntu, ariko urwo rubanza hakaba harimo ibintu bigenaye n'ibitsina n'amavideo y'urukozasoni, automatically urubanza rubera mu muhezo. Bakubwira yuko bimwe mu bimenyetso byari bihari. Umunyamategeko twaraganira atubwira ngo ibyo bintu biteye isoni biragaragara yuko Bishop Harerimana yabireceived. Biragaragara yuko muri chat hari video cyangwa amafoto y'urukozasoni Bishop Harerimana yamugezeho aturutse ku muntu tutari bugarukeho. Si ngombwa, reka tuye tubarega. Nakubwiye ngo ngewe ndinde wo guhangana naribo, reka tubyita inka mu aho yarakugeza urahaza. Ndahaza aho nari, aho yarangeze. Ndahazi cyane. Kandi amategeko arabimwemerera n'umutagatifu rwose. Ntago umuvictim aragomba kujya hanze. Kugeza kuri ubu ngubu ntago turamenya ngo ninde muntu wareze Harerimana by'ukuri. Nta wamenya, wasanga ari n'inyoni yamureze. Uyu mu victim yohereza ayo mafoto y'urukozasoni cyangwa ayo mavideo
Bishop biragaragara yuko video yazibonye ndetse uwo muntu yambaye ubusa hasi ari kumwereka bimeze bigutya wagwani ni wanene nta kuntu twabigenza Bishop cyangwa katuvuga ati nsengera nyabuna nsengera ntabwo nabwiye yuko hari umugabo wagiye gusengera umugore hani batsinda yego n'uwo mugore ne yatanze ubuhamya akamubwira ati ngewe maze imyaka myinshi ndwaye mu gitsina wankorera deliverance aramubwira tuze yego hari ahantu tugiye gusengera mu gashyamba ibatsinda aba ariho nkusengerera ati buriya umuhaha agerayo ahita amubwira ngo umuhaha uvurwa n'umurizo w'uruvu yego ati bashyira umuhaha mu gutwi umurizo bikagenda byose uko izunguje mu gutwi kandi n'ubukuru gutwa bukizwa na tije koto cyane icyo gihe rero uwo mumama agenda gusengera n'uwo mugabo uyu mugabo ni Theo uyu muhanuzi uyu Theogene we vuba cyane ndaguha umwandiko we vuba cyane acunge sana uyu mugabo ngo byarangiye abwiye uyu mugore ngo kugira ngo ngusengere abadayimoni bakuvemo ndetse ukire n'izo ndwara urwaye mu myanya myibarukiro biransaba yuko ndi bufate igitsina cyanjye nkagishyira mu cyawe systeme abapasiteri bari mu buyobe benshi bari gukoresha umunyamategeko rero wa Harerimana avuga yuko bari bafite icyizere yuko agomba gutaha kubera iki barabona message cyangwa ifoto cyangwa video igera kuri Bishop ariko ntago babona message Bishop ari kwaka ifoto cyangwa ari kwaka video ikosa Bishop yakoze rero niriye ya video cyangwa ya foto yahise ayiforwardinga umugore we nakubwiye ko mu busesenguzi bwanjye kimwe mu bintu bitumye witwa Harerimana Bosco cyangwa uyu mupasiteri nyine afunzwe n'umugore warimo buri uyu mugore wa Harerimana 60% ari mu mwandiko wo gumufunya kubera iki bakubwira yuko iyo umugore wa Harerimana adafuha ngasubize video cyangwa ifoto aho yavuye anamubwire ngo byanga byakunda ndakumera nabi ntago Harerimana aba yarafunzwe Harerimana rero bari bamurekuye iminsi 3 y'agateganyo ariko urukiko rurajurira nanone umushinjacyaha burajurira none yongeye agira gute yongeye agarika noneho ubushinjacyaha bivuze ngo Harerimana yatsinze ubushinjacyaha yaba biranduye ngaye nguko ni breaking katunabwire abazerafati bose bavuga ngo ikira bafite siroga bafite siroga umushumba wawe yabahaye bivuga ngo Yesu ni yamamare ubwo rero abazerafati bose nibyo Yesu ubwo ni yamamare mu bazerafati ntibagipfe rwose muka Bishop akimara gufungurwa yahise yigira ku mazi Rubavu ajya kuruhuka umugabo yisigarira hano arya ubuzima yego cyane kabisa nyuma y'inkuru ya Mikina Regis mushiki wawe ko mbona bishyize ku rundi rwego yatutse Miki nifata ku gahanga no ku matama mushiki wanjye we Jacqueline ari mushiki wanjye oya urambekeye mu buryo butandukanye mushiti wawe basi wowe nagari mushiti wanjye ni mushiti wawe nagari mushiti wanjye okay Jackie ko bishyize ku rundi rwego kugeza ubwo atutse na Miki noneho cyane Miki reka nguteguze rero ni wari uri muri gahunda zo kuguta ureba ubera ikigoryi wakana we wahubutse cyane wihuse wirutse kabisa imyaka ingahe ngo wireza ngo wirera wamaze natwe twarireza ariko ntago tuzi kwihenura nkawe warwana we kumanina anzu nyumve we hari igihe kigera ukabimwibutsa mani mani umuntu yagera akagutaranga kuriya akagenda akajya kuvuga buryo ki akajya kurata ngo bamwise umugore mani uri umugore nongere mbivuga uri umugore si wabyaye se kwita umuntu umugore ni igitutsi si wabyaye none se kuki bikomeza kuki ari kubibabariramo imitima yo yasadutse ngo yanze abana be ngo yanze abana niba yarabanze se kuki bakomeje kugumana umuniga akora ibishoboka byose kugira ngo aguhereze isura mu bantu muri societe wamara kubyibuga tutangira kwigaragaza
nk'ikintu kiri gutya cyane peti nakubwiye ngo twe duta tugira gutya banza wumve ndakumva udukobwa tw'iki gihe bwibagirwa vuba ubukobwa bw'iki gihe bwibagirwa vuba urumva umuntu igakora ibishoboka byose kugira ngo aguhereze isura mu bantu muri sosiyete yego wamara kubyibuga tutangira kwigaragaza nk'ikintu kiri gutya cyane peti nakubwiye ngo twe duta tugira gutya niba umaze kumva kano ka video aya magambo Jackie yavuze na magambo agize icyaha totaroma kubera yuko nugutukana mu ruhame kandi era nihanangirijwe wana Eh? ndabyibuka ko era nihanangirijwe erega hari abantu bari intumva hari abantu batumva my brother niba ufite indangagaciro za kimuntu yego niba ubwawe ujya uryama ukitekerezaho bajya baca umugani mu kinyarwanda gapfa kawuriwe n'iki nimongo akabaro ni mukaroti indirimbo twarimboga niba niba rero kaburiwe ni mpongo akabarore ni mukaroti ni mukaroti mukaroti bari bamubure ngo ntarebe inyuma arangareba yahubwo ariko turabyibuka umuntu wabonye ko mukaroti yarebye inyuma inkingi y'umunyu uyamuboneye he ni ikibazo oya yageze yaja arebye inyuma biranga aramubura niba mwibuka neza uyu Jackie yaherewe warning umunsi umwe yego n'umuntu fata ku mavuta Sengabo Jean Bosco bose bahawe warning n'umuvugizi w'igihugu urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB iyo rwasohoye amandiko uyu muntu mumuhe warning mbibutsa yuko hari abanyamakuru benshi bagiye bahamagarwa kubera gukoresha ibiganiro uyu Jackie yego ndetse Jackie bakimara kumuha warning yarabanje aranatuza mbona yanahindutse uribuka ibiganiro twakoreye nakubwiye ngo Jackie kuba agiye kurongorwa amakuru mfite urango nuko byanapfiriye hari nzatuzabigarukaho wiki bose gatoye niba Jackie wubwe yarahawe warning n'ubugenzacyaha aga umuvugizi ako bro ubanza twarigize n'ibyigenge njyewe kamarade ndi muntu ki umuvugizi wa RIB ampa warning nkongera nkasubira kuri mikoro nkakora ryakosa nanone uzi yuko ejo bundi baduha warning njyewe na Jihad na Pastor Claude yego narakubwiye ngo sinzongera kujya mu nkiko siko byagenze sinshobora kujya mu nkiko njyewe ndi umwe mu bantu babaswa mu mategeko bene wacu bo mu misozi miremire nibo baza amategeko cyane njyewe ntayo nzi ndi umuswa n'ikimenyimenyi umuvugizi wa RIB Dr Bitsieri yaratubwiye ngo mujye mu byo muzi mujye mukora ibyo muzi niba nta ngingo nimwe amategeko nzi niba nanjye ubwanjye nta kwiburanira ni gute njyewe ndajya mu nkiko kwenda iki ndajya gusobanura amategeko n'ibyabereye mu nkiko kubera iki iyo urebye rero warning bari bahaye Jackie yari warning yo gutukana mu ruhame ariko arabikomeje ntabwo byagakwiriye mu muco wacu nk'abanyarwanda turangwa n'ubupfura noneho byakwiyongeraho reka tuvuge nko mu muco nk'abanyarwanda ariko si tumutabe nanone urwego byumva se tuvuge nk'umukobwa muri rusange yego nk'umunyarwandakazi ariko nituko ubundi umunyarwandakazi bamwitaga ngo ni nyampinga umunyarwandakazi ari nyampinga umunyarwandakazi ni nyampinga hari ibintu abasore bari kumwe bavuga hari ibindi abakobwa bari kumwe batavuga hari imyitwarire y'umukobwa nyamukobwa ubereye u Rwanda ese kuki bavuga ngo niwe mwari ubereye u Rwanda kuki batajya bavuga ngo niwe mugabo ubereye u Rwanda kubera iki umwari niwe nkomoko yacu twese nebyo buriya umubyeyi nyamubyeyi abantu bakubwira yuko bamwe mu bantu bita ku bana ku muryango umugore ni uwa mbere ariko iyo urebye niba dufite ibaza ufite ababyeyi mu myaka
30 iri imbere ufite ababyeyi bafite imyitwarire nk'iya Jackie, igihugu si cyaba kigendesheje? Kadutekereze kandi neza. Kabiri, Jackie ntago mwanga, Jackie si murwanya. By the way, intsinzi yenda yishimira, ariko ni intsinzwi ye yambabaza, kubera yuko byaba bibabaje niba tugeze ku rwego uhabwa warning ahubwo bakamera nk'aho aribwo bagusembuye. Umukobwa hari amagambo akwiriye kuvuga n'ayo adakwiriye kuvuga. Iyo wumvisha uburyo ki amagambo yakoresheje yari arimo arasesereza Miki, nta kabuno ugira, nta nyashu ugira, kibaza bira nibyo bita isesereza. Yitekereza nukwangisha undi rubanda, nukwerekana yuko yakoze amakosa, ariko nubwo yakoze ayo makosa nta shingiro na rito yari afite, kubera yuko ntagaberanye nande na Regis. Navuganye na n'umwe mu bayobozi ba Big Mind ndetse na My Heart, arambwira ati mwebwe ntago mubizi, muri kuvuga muri kuri side ya Regis, ariko ntago muzi uburyo Miki yari yaragowe ngaho ate. Arambwira ati nabonye ikiganiro cyawe, nabonye umeze nkaho uri kuri side yande ya Regis, ariko kuko ngiye mu kiganiro nakoze nta side nagiyeho, subyibuka so twagikoranye, yego, nta nubwo nzongera gukora ikiganiro ndi kuri side y'umuntu runaka. Ababikoze aho bari ndahazi, hagati na hagati, niba ari gukubita Miki mukubite, niba ari Regis mudiye. Bakubwira yuko kimwe mu bintu byatumye Miki na Regis bashwana bishingiye ku ishyari. Ishyari ryiki? Ubwo Miki yahuraga na Regis yari umwe mu competitor cyangwa bakompetinga na Big Mind ndetse na My Heart. Afite filime nziza, n'umuhanga, arazwi. Ariko uwitwa Miki atangiye gukorana na Regis ziriya short videos, Miki video ze zirarebwa cyane, ariko Regis ziramanuka. Yego. Bakubwira rero yuko Regis yagize ishyari, ashaka kugenda hinduranya ibintu, agabanya video yahaga Miki, ariko Miki azongerewe muzamuhereza. Yego. Bigera aho ngaho Regis aramubwira ati noneho tuzajya tunagabana totaloma. Miki akavuga ati none se turagabana totaloma. Clops niko bazita, clops birayi bakoreshwa props. Yego. Okay, urakoze cyane ku nkosora. Clops ni ibihingwa. Yego. Props ni njye uzishaka. Niba turi bukore video, turi kurya inkoko, turi kumena champagne, ibyo ni njye ubyishyura. Njyewe ndagabana na Regis gute? Mu buhe buryo? Bakubwira ko rero gushwana kwa Regis na Miki gushingiye ku ishyari kurusha n'ibindi byose. Oya, ntago gushingiye ku mibonano mpuzabitsina, jamais. Gushingiye ku ishyari. Iyo wumvisha amagambo Jackie yavuze rero, ni amagambo arimo aravugira umusore, ntago ari kuvugira umukobwa mugenzi we. Yego. Ariko nanone nubwo Miki yaba afite amakosa, twamugaruza umutima w'ubugwaneza. Ntago dukwiriye kumuherekesha amagambo y'urukozasoni. Umukobwa nta kabuno afite, kandi urabizi ko muri iyi minsi akabuno niko kari gucuruza. Abakobwa bari kurisha inyo nkuru y'uki? Abakobwa benshi bari kurisha inyo nkuru y'uruyuki. Urantegera? Nze gutegera. Bivuze ngo rero Miki kuri Jackie ameze nkaho ntacyo ari kurishisha. Ubwiye umukobwa, ubwiye none aha ngaha, yego, uramutse uciriye umugani ukavuga ngo urakabura nyashi, ni nko kumubwira ngo urakabura umugabo. Kuko nyashi muri iyi minsi ni $. Bigeze ku rwego abantu bari kujya gushakisha nyashi, bakazigura kugira ngo mwereke ko byakomeye, mwereke n'ubukomere bw'ikibuno cyo muri iyi minsi. Ikibuno cyabaye $, kurusha face. Ikibuno cyabaye $, kurusha n'imyitwarire, imico.
abasore benshi ari kujya guteta agashaka ikibuno aho kugira ngo ashake imico. Wibaze yuko kimwe mu nenge, kimwe mu bintu Jackie arimo aranenga Mikiri ari iki? Ari kutagira nyashi. Bivuze ngo nta kabuno agira. Bivuze ngo ku mukobwa ikibuno nibwo bwenge. Ubona utagira ubwenge niwe ubitekereza gutyo. Umukobwa utagira ubwenge ariko akaba afite nyashi, uwo ni umukobwa. Aya bose n'abakobwa. Ntago twaganira kugira yuko muri iyi minsi system ihari ku bakobwa batacyambara ikariso. Ni ukugira ngo amabuno agaragare. Nambara ikariso naduke nari mfite tubure. Njewe nambare ishujipe nakabuno gato kanje nari mfite nkabure. Why? Nta mukobwa ucyambara ikariso. Kwa Rubangura bari kurekarama ngo nta mukobwa ukigura ikariso. Bivuze iki rero? Aya magambo yose Jackie yavuze na magambo agize ibyaha kwera yuko na magambo arimo gusebanya no gutukana mu ruhame no kwandagaza no ukandagaza igitsina gore mugenzi wawe. Ubundi kera abakobwa babaga ari babantu ba mutima rwo twabivugaga, ariko abakobwa bagiranaga amabanga, barahishanyaga. Nta mukobwa washyiraga hanze undi, nta mukobwa watukaga undi. Niba hari amakosa Miki cyangwa Jackie yabonaga Miki afite, yari kumushaka inbox akamubwira ati mwana wa mama, mukuru wanjye cyangwa murumuna wanjye, ibi nibi wakosheje. Ari nayo mpamvu ngewe nafashe initiative nkahamagara Miki, nkahamagara n'umwitwa Sirimu Jesus kugira ngo tuganire ku kibazo cya Miki tukirangize. Ndetse na Miki arankunda, arambwira ati rwose birarangiye, ntabwo ndibonye kujya mu itangazamakuru, nta munyamakuru bwongere kumpamagara ngo mwitabe. Even na charge wamuhamagaraga buriya ngewe twe twamaje kuvugana yuko nta muntu yemereye kwitaba. Okay. Bisobanuye iki rero? Bisobanuriye ngo abantu bari hafi ya Jackie bamuganirize, ariko nanone ndagaye umunyamakuru ha platform Jackie yo gutuka umukobwa mugenzi we. Okay, tuvugisha kuri Rome. Ira iyi platform tugendeye ku kiganiro Jackie yakoze, wamuha platform akavuga biriya bintu. Oya. None se ni gute niba turi abantu dukeneye ko akasosiyete dushobora guha umwanya umuntu akandagaza undi? Niba tudatinya amategeko, nta nubwo twatinya umuco nyarwanda. Tukana nibibi. Cyo nicyo. Right? Nanasaba imbabazi niba hari umuntu nigeze gutuka mu biganiro. Anyway, abantu nzi bose ko nakomerekeje nje narabashatse inbox basaba imbabazi. Nigeze gukora ikiganiro kibabaza Nyambo na Titi Brown. Uracibutse? Noneho turi Rubavu, ariko numva mfite umutima, ari ukuntu ukora akantu ukumva nagakosa. Hari ukuntu umutima gucira urubanza. Ndavuga no. Yego? Ngira ati ndamubwira ati mwana wa mama, hari igihe nigeze gukora ikiganiro mfite uburakari bitewe nuko mwari mwanyinye ikiganiro muvuga nabi ndetse na Nyambo. None ndabasabye imbabazi. Kitarambwira ati Kamara narakubabariye, ndabizi rwose, ndabizi ko nta rwango ufite mu mutima. Mu minsi ishize nakozanyijeho na Karara. Abantu barabyibuka. Karara duhurira mu gutera ivi. Yego? Kwa Jackie. Ashaka kumera nkaho dufitanye bazima bwanjye nacyo dufitanye nawe. Narakubabariye pe. Kandi nawe ahantu nagukoshereje. Nkakuvuga nabi nk'umubyeyi. Umbabarire. Ubwo nibwo bumuntu. Niba hari umuntu wandagaje cyangwa wavuze nabi, ukumva umutima wawe urimo gerageza. Umwegere, umusabe imbabazi umwe nakosheje. Ntabwo byari bikwiye kabisa, ariko none n'umunyamakuru wamuhaye ira platform ni Patrick the Entertainer, nawe yitekerezeho. Ni gute uhereza umuntu nka Jackie platform agatuka umuntu bingana kuriya, noneho byose ukabya uploadinga, ntune editing byo ugenda uvana mutunga, ahubwo ibyo bitutsi akaba ari nabyo ugira hook up bro.
ukabigira intro ntabwo bikwiriye. dusoreza ahangaha. arambwira ati ngewe ndashaka kumuha umuti. Namubwira rero kugira ngo uwo muti nshaka amazina y'uwo muntu. Arambwira ati ni Sabe. Ndamubwira nti ifoto yiwe, arabimpa. Amaze kubimpa mu muti ndamubwira nti uyu muti uzagende uwushyire ku gipangu cy'uwo mugore bajya gusambana. Inkuru zacicikanye, mbona Sabe yafashwe ngo yanavunitse. Wabikoze utazi ko Sabaro Ni umugore wagiye ku mbuga nkoranyambaga ngo yigamba ko ngo ari we ngo waroze Sabe akavunika ubwo yasimbukaga igipangu ari kumwe na Ngwino Ndebe. Narabibonye iyi nkuru. Uyu mugore ndaza kumusanga mu gitabo cyashize mu byanditswe n'abantu batandukanye n'ibinyamakuru ndetse n'inkiko zikabifatira umwanzuro. Uyu mugore arasa na wa mugabo wavuze yuko yanywaga amaraso ya Theogene yanyweye. Uyu mugore ubwe niba koko yarabikoze yararoze Sabe akavunika, uyu mugore yabiryozwa. Tugeze ku rwego aho umuntu ashaka ubwamamare akanibeshya ibyo atakoze. Yego windi bize wamamagara nyuma y'iminota 5. Tugeze ku rwego ikoranabuhanga cyangwa social media izi platform zigezaho umuntu azajya yibeshera ko yishe undi kugira ngo amenyekane. Niba umugabo wavuze ko yanywaga amaraso ya Pastor Theogene Nzawuki yamujyanye kuzimu bwa mbere, yego niba yarakurikiranwe n'amategeko, bivuze ngo n'uyu mugore agomba gukurikiranwa n'amategeko kubera yuko nta budahangarwa waba ufite, nta burenganzira ufite bwo gutuma umuntu akora impanuka. Reka nkubaze, niba ubwo burozi yarabutanze Sabe kugira ngo akore impanuka, iyo aza gutanga ubwo burozi Sabe agahita apfa, yari kubivuga? Twari kumenya icyishe Sabe. Nuko nguko abantu barimo baraducika tutabizi. Kumbe hari abantu bashinzwe kuroga abandi. Mbonye inkuru dusoza, yego, Inyarwanda yanditse none ahangaha nayisoma, yego, icishemo amaso nta kibazo. Umukobwa witwa Akingeneye Janvier w'imyaka 29 y'amavuko. Janvier Janvier w'imyaka 29 y'amavuko ukomoka mu murenge wa Murundi mu karere ka Kayonza, ariko akaba yibanaga mu nzu aho yaracumbitse kubera impamvu z'akazi mu mudugudu wa Nyagatare ya kabiri, akagari ka Nyagatare, umurenge wa Nyagatare, mu karere ka Nyagatare. Yasanzwe mu nzu yapfuye, umurambo umanitse mu mugozi. Urupfu rw'uyu mukobwa rwateye urujijo rukomeye ku muryango we no kubabanaga nawe kuko bakeka ko yaba yagiriwe nabi, hanyuma ibyo kumushyira mu mugozi bikaba nko kuyobya uburari. Bivuze ngo rero ndi gusoza, tugeze ku rwego abantu barimo barafatwa bagapfa, hari abandi bantu babaroze, hari abandi bantu babi. Reka twizere yuko amategeko azakora akazi kayo ndetse naribo bagomba kugenzura ese koko uyu mugore yaroze Sabe. Ese impamvu yateye uyu mugore kuvuga aya magambo ni iyihe? Ese wamenye yuko babasore hari bafunzwe bazira umukobwa wagize, hamenye ko bafunguwe ndetse n'umuryango ukaba wajuriye avuga ati mwambari kuye gute? Yego, katwizere yuko ibi byaha bigabanuka papa. Faxman wakoze cyane. Reka nshimire abakunzi ba 3D TV kandi nawe ngushimire cyane udahwema kumpa umwanya ndetse na gaposho udukamera nubwo yabigoranye cyane. Reka nshimire abakunzi ndetse namwe mwese mukunda sana energy drink, kinyobwa cya mbere kabisa. Wakoze cyane Rono.
ku mafaranga 500 gusa wabona Sana Energy Drink cyangwa se Sana Ginger. Ibi si ibyo kunywa gusa ahubwo ni ingabo zidusubiza imbaraga mu buzima. Soma kuri Sana Ginger ndetse na Sana Energy Drink kuko bigura amafaranga make cyane kandi urabisanga hose mu gihugu. Cleanwell Rwanda kandi irabashishikariza kugura kenshi Sana Ginger ndetse na Sana Energy Drink kuko kubiguze birakwinjiza muri tombo riguha amahirwe yo gutsindira ibihembo byinshi bigiye bitandukanye, aho igihembo nyamukuru ari moto. Wifuza kurangura Sana Energy Drink ndetse na Sana Ginger, hamagara nimero ubona kuri ekara yawe.